so akundi twaretse gupfusha amafaranga ubusa amashuri yafite akwemera kwa wajya mu gipolisi wakwigire mu gipolisi ko noneho nawe ntukansetse ukuntu nde urabona nkwiye kujya mu gipolisi hajya abameze bate urabona ngiye nkwiye kujya mu gipolisi koko bona abantu mukiri bato nkamwe abajeni mufite amaraso hashoboye mwakagiye kurinda umutekano w'igihugu n'abanyarwanda uzabwire shero wagiye ahubwo se waza tukajya mu nzu ko turi babiri ukaza mu nzu ukaburuhuka byifashe bite se nkahema tugana kwa mabuja ameze neza ko biri kugenda tu ese ahangaha ubwo ubonaga bigenda nta kibazo ku buryo utahava aha sha man nubwo mabuja nyine amemba udufaranga tw'intica ntikize ko sha kwava biragoye kuko man ibyo duteka ibyo duteka hasi uko bibona kandi gahunda ze n'ubundi rukiri wa wundi oya nuko nyine umuntu aba yaraguze ipira binini ariko sha ubundi hano nakuvunye se harakize sha harakize mwa ibyo byamabuze ukuntu ariko biryoha nayenze ko tuzazongera kuvugana n'umuntu sha manya kuziturongera turahora cyo kuzakira nje nawe sara undi muntu uri kubona muri uru rugo mabe yagiye ntabwo mbizi nukajya mbazo ya muntu buhevayo mu nzu tujye kuruhuka ariko njye ndukana nawe hose nsanga ndukana nawe waje ariko suye nuba wigira nibiki vayo tugenda ariko haguruka ariko tujye mu nzu tujye kuruhuka uraruhuka se wakoze tujye kuruhuka ukeneye kuruhuka genda uruhuka no twembe tukeneye kuruhuka ikintu nyine wambwira nyine urabona usuze hano ndakoraga kandi kuri wa boss yitwa Mr. Gu ariko ntaga byiza kuvuga umboss wawe mu izina ndabiza ashobora no impamvu ndi kubivuga nuko ngiye kuhava ngubu ni mugenzi wanjye ngiye kuhava ntuzugura aho utemanye nase ntuvuye mu kazi unaniwe nze tugende buretse tuza ariko nkubwire cyangwa ikofi yarabyimbye shaka ariko ibishimye have nyine have ese ndi kubwira ngo nakuvuna ubu kazimwa ubu nagukubita nkanyana ngakuvuza bakujyana mu buhinde ukagaruka nkabona dufaranga ngenda ugatangira ubuzima ariko naga ibyo bingenza ubwikingenza no kugira ngo nkubwire aho hantu nyine nakoraga ngiye boss urumva yukorana n'umuntu w'umujama udafite umugore abagufashe neza ibyo ari byo byose ese bura wa boss nta mugore afite cye tubwoba oya ubwo bafite nibyo iyo ni mama usanzwe muzi ntanzi se yese arakuzi uyu nguyu ni yitwa Shadia ndakeka cyagiye waje hari oya sinze nawe hari yitwa Shadia babira mu ntara ariko turavukana ni sister wanjye hawe gusa soba ni ibyana nizo wakinwe ntabwo ngo ujye kuraho man yo sije tuyihindure kuva cyane ko abaye nyine umve rero ashaka undi mukozi ngiye kwafa undi mukozi ngiye makorera itubutse ndumva nanya gutangira nanjye business ariko yambwiye ati uyu ugende nshakira undi mukozi wizeye ese murumuna wawe nago yagakora so Radio ni sheri wanjye mama yamubonyeho tumutamwishimiye none se tubyine mubwire okay that's fine Shadia ziga ngaho turishimye oh that's fine Shadia ziga ku kigo asanzwe yigaho ibyo ngo nagira ngo nkwe uniform niyo mpamvu namamwe ngo nyure hano mu gutaha Muna wanjye wamuginga n'umenye nabangaretse ngakanangira muri muna wanjye nese ko yishaka ukareka shaka kurangira ura wabayimba neza ntibagayimba neza ariko urumvaga kuye abantu nkawe nanjye urabizi ko ngiye gukora ntego ntago niyubashye cyane ariko nari ngerageza naho ntayindi nkawe rero tuvugana akazi urajya gukora bamemba 30 kutangaye hano bagomba ngaye 30 uzadodesha uniforme nkiye amafaranga ya minervari ishuri rirahari maybe icyo kikujyanye no kwiga uzazana amanota meza ni form kuguje no kumwereka n'amayoga atwaramo nanjye njye nyatwara
n'itabi utuzaricoma ndakora ubonye uwumuha ngo amwereke ari we Guhinduka k'umuntu ntabwo bisaba ikintu kinini. ibihumbi 30. 30 yose umva rero ibyo ngibyo tubiveho ndabyo ubayeho neza tu ndabyumva byo ni menshi kuri wowe nkurikije urwego uriho menshi ziko mwabuja memba buriya ibihumbi 17 gusa urumva rero kuri 17 wahembwaga ngiye kukongera ibihumbi 3 wuzuze 20 noneho iryo 10 risigaye ngiye gutaha mu rugo uzagira ari inyoherereza ariko ndabona mwakomeje kunyurira muri kubona ndi umwana w'igitamba mvuga ibyo nkora njye nabizi ko wambwiye ko utari umwana se baba bakugenura w'ibiki ureba uwo mufitanye gahunda ngiye nta gahunda dufitanye. Okay mama it's okay ibyo nta bintu birenze birimo nduma nta bintu twagira intambara icyangombwa no kumenya ngo bagiye kwiga mu ishuri rimwe ikindi ari mu mwaka uri kurangiza yagiye mu mwaka urangiza uyu nguyu ugiye mu wa Agiye mu wa gatatu ugiye mu wa gatatu ugiye mu wa kane wambwiye ngo agiye mu wa kangahe mama mu wa gatandatu kubunda amatwi yawe nabo bashyize mu kibuno nzabana nayo inazayicira ariko se mwavuze ko mureka iby'intambara n'u Rwanda rwagiye guhosha muri Central Africa nimuhoshe rero namwe umuntu utagira ururimi rwo guca bugufiya nababwiye ngo n'u Rwanda rwagiye guhosha muri Central Africa namwe nimuhoshe amafaranga yanjye yo kumutanga nta niko yapfusha ubusa none ahangaha uri kubona bafite agaciro uyu nguyu nashaka azayamare urumva nk'umuntu nyine ko aziye komisiyo yo kurangira akazi ariko uzi ubwenge nje gukora kwa boss wawe ajya memba 30 icumi ribi ryawe nsigarane 20 gusa takaze none ngo guma warigendeye ngo guma hano nari cyawe habonyeshe no kuri kw'Imana akicumi ryose mani nkuri wenda cyakoze nk'umuntu undangiye akazi keza simundi bamuje naga ariko twumva wenda naje ngwa 5,000 gusa ukagenda ukipfiraho neza iyo hiryo wanyu mucaro anje umujyi nkaho sigarana wanje c'est ça cyangwa igifaransa aracibagiwe yawe icyo yatwaye mu mutima wanjye kurashe ni no comment sibyo numva muvuga twacecetse rwose ngaho reka ngwerekeze gitahe naco munki urabeho mukaza amaguti y'abaroko urabeho mukazana fati nifo turabasuzuguye bikomye mva rero uremera kujya uhembwa 20 icumu karimba cyangwa umbwire ngiye nkomeze nshaka undi urabiza abane free wacu bashaka akazi ni benshi so hone be nambere banze umbwire urambose ku kintu kibiryo uramwizeye ku buryo nava no kwa mabuja kuri kuvuga kurya utageretse y'ibyana bihaza ngo azagutiza ngo ni forume hariya ngo aza kugira ngo ndire bararujipo hano urugeze ngo ibyo jipo ntacyo bindebaho ikindebaho ni icyanzanye kikanyicaza ayiwe tugomba kubakomesha bikomeye n'uriya mukobwa acika muri uru rugo akajya avuga ati hari hano ninjyaye barandeba nabi cyane cyakoze asugwa n'ibyana utubizo naraturiye naraduhaze kira kitu mpamvu n'udutama twaje wabibonye uzi ko twavuye mu cyaro twaragiye nebura ni bizu byatumye tumenyera ubona baye mu boss mbwira venu urayemera cyangwa nikomereze ngiye nako ndimo gukomeza kugira nawe cyakoze ndayemeye ubundi wari kuro kuyemera ugakora iki wamusenze ndayemeye ahubwo tuyipanga vuba mabuja atari yabimenya ko ngiye kumucika mama rero mbishye ngiye kukubwira ngiye wirana ifomu nayo dutesha nzayambara urabizi ko nasoje iriya shuri ntabwo nzarijyaho ngiye ndashaka umushuti wanjye nzayenda nirirweyo ntahaza abone nta kibazo gahunda yose azajya kujyana mujye wemera cyane fa kuvuza icyo ushaka ariko rero nawe ngufiteho ikibazo ufiteho ikibazo kandi gikomeye ugomba kwikontorora uzi ko ufite ururimi n'ibigambo umeze nk'umuntu witabe neza kuruta uriya mukobwa uvuye ahangaha se mama uriya se kubona agera imbere ya gugu agapfa gahwera akamera nka Bikira Mariya akamera atya yagera hirya akica agakiza ariko urabona ko yageze imbere ya gugu aca bugufi nawe rero ugomba kuba imbere ye ukigira marayika kumucikaze none umukozi hano hari kontara mufitanye amasezerano wangiranye nawe kuva hano ugenda wo
kuri inzererezi mabuja mufite amabanga menshi tuma ntago nyemera ko ngenda bura mabuja afite amafaranga menshi uri umukozi babura bagahangaye oya mabuja mufite amabanga menshi no mpamvu buriya ahura akize yijisho ntago zapfukiza cyo mbone gutya man hari n'akabanga nzakwibira kazasigara kari gutuma kofi yawe ibyimba. I'm sorry. Mfite short time ntabwo ndi butinde. Ariko kimwe gihari nashaka kukuganiriza ku byabaye. Akazi ni akazi. Nyuma y'akazi ibibera behind of job gica akazi. Wakoze ikosa bwa mbere, ukora ikosa bwa kabiri, ukora ikosa bwa kangahe? Nagombaga gufata icyemezo nk'umuyobozi. Buriya wowe ngiye nkubwira wowe uri iniga yanjye kuva kera urabizi nubwo nagiye nyuzamo yenda nkajya nkukubita iki n'iki ariko nta mutima mubi rero iyo nkubonye umeze gutya umeze nk'inzererezi mba numva nkufitiye impuhwe niyo mpamvu buriya rwa rugo ngenda uvuyemo igifungo naragwije ubu ndamanutse ingurube ngiye kugura iwacu abantu ndabaragiza ahubwo ntabwo barabona bazororera kandi ibyo bintu nariragaho nawe ubishatse wabiriraho umani simbwira ahubwo ndabigira 11 nzajye nyukoreza 11 mfata 19 ariko ayo mabango yambwira wahora mbikubwiye ko 11 nayo nataye yemera usibye kuguhuhiramo ngiye mba ndimo kugira ngo ndebe ko nawe watera imbere manu urabizi nta mutima mubi nakorekeye icyombo kubera impamvu hari abantu dufitanye gahunda bo mu Buholandi bashobora kuza bitarenze uku kwezi turimo kwa August bitabaye August byaba September bivuze iki you have to keep well te kugifata neza uretse ngiye wemerewe kwitaba undi muntu ushobora kuguhamagara ku cyombo you have to connect for me urumva ikabanga y'umwirire uriya hariya muri rugo hari ibintu bisa mbese utamenya ubwoko bwabyo nyina wa boss aje gukora naho ubundi se byari bisa mabuja kugenda ntabwo wambonye ntazuba mwese nabasoreje hamwe ya kubera iki genda umukire amafaranga ntayaguha rwose abana reka mubwire ubwenge mfitemo hano ntabwo banyemerera ko nafite amafaranga sibyo se ubwenge nimba ufite ubwenge wakabanye n'umukobwa ukuntu uri mwiza ufite n'ubwo bwenge koko siko ufite ubwenge ruriye no kwanga amafaranga kose ngiye n'amafaranga nayaguha washaka nahita nkongeraho n'andi uburyo natwa lipstick twawe twavuyeho dufata hano wagenda ukagura nk'amatora ariko amafaranga yose wazana ntacyo yakora rwose kuko nta mafaranga nshaka kuko nyine ndahafite nyine tu kuko uyafite wakabaye wagize gutya ubwo uri kumbwira ati zana n'utundi kuko amafaranga ndayafite ntacyo keretse umbwiye ngo wankunze nabonye nawe uri umusore mwiza ariko kuza umbwira ngo amafaranga ntacyo yakora usanzwe aza hano ndahaza ariko none se kankubaza waba wankunze cyangwa ni irari babe njye ntagukunze nese ntagira mvuge nsare wumva gufata umukobwa nkawe nkaguhereza amafaranga nibangaye se nya nibakeya nako ni nabo ushaka kuba urimo wa mbere nyahawe isumva nagukunda birenza okay naribyo wasanga warankunze mbere ukanga kubimbwira zananya kubikire ubwo nyine niba warankunze uzaza kuza kubimbwira nyuma kuri telefone sibyo akakobwa uzi ko kandebye mu mutwe kantwariye amafaranga 10,000 amafaranga navunikiye ndi kujya mu amasayi n'ibiki byose none kagenda n'akabizo kamaye nkofosha nahita nkashoreza bose ndabizi ko nakoze amakosa ariko nizi sanda cyasaba imbabazi pe ndakwizeza neza ko nunyemerera ngo njya kugaruka mu kazi nta kosa nzongera gukora radiyo nakubaye hafi ku buryo bwashobokaga bose mbabarira n'ukuri irya none mbabarira pe ntabwo nzongera gukora ikosa na rimwe ryatuma nkubabaza cyangwa ngo nice akazi kawe
Okay, I'm decided. Ni icyemezo nafashe. First, nagitekerejeho ndanabikubwira. Then namaze kukuripotinga for the high level ku bantu badukuriye. Bivuze ngo iki? Ntabwo imbabazi ntabwo wabuze ikizisaba njyewe. Sibyo? Ushobora kuba ntarakubaniye neza mu kazi, ariko mu kazi ntagombaga kukubwira ko ntakubaniye neza cyangwa nkubanire nabi. Ariko niba narakubaniye nabi akaba ari nanjye gusezeye cyangwa se ugusezereye umbariho amakosa. Ariko icyo nzi nuko nagusezereye ku bw'amafuti yagaragaye mu kazi. Ushobora kuba warayakoreshejwe cyangwa se warayateguye. That's the reason. Mr. Gogo, rwose ndabizi neza ko ndi umunyamakosa pe. Nta nubwo wigize umbanira nabi. Warambabariye amakosa yose nagiye nkora, ariko ndakwinginze ongera umbabarire umpa amahirwe ya nyuma gusa. Ndahita nkwereka ko ibintu bitandukanye. Please, mbabarire. Nakwiye ko byamaze kurenga amaboko yanjye n'imbaraga zanjye. Ega, please. Ndabizi neza ko ese ubundi kankubaze wamvugira bikemera. Kubera iki? I know mama mwari musanzwe muziranye. Yes. Kubera ko yagiye kubibwira mama mbere umubwira ngo akunsabira imbabazi cyo kutabibwiye ngewe. Ega Mr. Gogo, impamvu nagiye kubibwira mama pe nari nsanzwe muzi, ariko nuko nyine kari akazi cyane. Numvaga ari we wakunyumvishiriza yenda ukanyumva kurusha njyewe uko wanyumva. Ariko please ndakwinginze, urabona kuba muri Kigali hano ntabwo byoroshye bwo. Nishyura inzu, mfite umwana ndimo kurihira wabuze ababyeyi bose. Umwana n'imfubyi? Yego, nta babyeyi afite. Ninjye umurihirira, ninjye ugomba kumenyera buri kimwe cyose. Nanjye nkeneye kubaho, nkeneye kwishyura inzu mbamo. Please, niyo mpamvu navuze ngo reka neri intambwe mbwire mama wawe yenda kunsabira imbabazi. Ndakwinginze please, ndakwinginze bwo mbabarira Mr. Go pe. Ntago nzongera na rimwe kandi nzakubera umukozi mwiza. Ubundi se kubera ko ukora ibintu utangishije inama kandi ariwe twakagiye inama.